amahoro y'Imana abane nawe nshuti y'umusaraba dusangiye amakuba no kwihangana biri muri Kristo Yesu. Ndagusuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndetse kandi nguhaye ikaze kuri Iratashye Ministry. Turabashimira kudusengera, kubana natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi, abadusabira ku Mana, ndetse kandi abagira icyo bakora kugira ngo uyu murimo mwiza wo kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye ukomeze kwaguka ujye mbere. Wahawe ikaze rero, reka dutangire dusenga Imana kugira ngo nkuko bisanzwe nkomeze nkugezeho icyo Imana iba yashyize ku mutima wacu, kugira ngo tubisakaze abera ku isi yose babashe kumva icyo Imana ivugana n'imitima y'abantu. Narababwiye ngo Kristo ajya kugenda yasize isezerano rikomeye. Yabwiye abigishwa be, arababwira ngo simbasize nk'imfubyi. Aravuga ngo kandi nzajya nzaho muri kugira ngo aho muri mubane na data kandi nanjye mbane namwe. Ariko kandi abasigirira iri sezerano rikomeye muri Yohana 14:15. Arababwira ngo ni mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Arababwira ngo kandi nanjye ningerayo nzasaba data, nawe azabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose. Arababwira ngo kandi niwe mwuka w'ukuri. Aravuga ngo ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora, ngo ariko mwebweho muramuzi, azabana namwe kandi azabigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye. Arababwira amagambo nakunze, arababwira ngo dore ndi kumwe namwe kuva nonaha kugera ku mpera y'isi, kugera ku mpera y'isi, kugera ku mpera y'ibihe. Reka dusenge. Father, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye uyu mwanya. Ababera b'Imana, ni igihe nyine umuhanuzi Daniyeli yahishuriwe ibikomeye, ahishurirwa ko mu gihe gikomeye ubwenge bwa benshi buzagwira kandi hazabaho ibihe by'ubwenge butangaje. Iki gihe rero natwe nk'abera turagiprofita kugira ngo twamamaze ishimwe ry'yaduhamagaye. Ubuntu buva ahera, ubuntu buva ku Mana Data no gukomera k'Umwuka Wera bibane natwe, ducyashye ikirere cy'umwanzi n'imbaraga mbi z'umwijima. Bimenyekane kuko Kristo ari we Mana, bimenyekane ko ijambo rya Kristo rifite imbaraga n'ubutware ndetse n'ubushobozi. Humugisha umuntu wese udukurikiranye kuri iri koranabuhanga, imbaraga z'Umwuka Wera zimubeho, kandi urwaye akire, ubuze ibyiringiro ahabwe ibyiringiro, uwaruguye abyuke, uwarubuze ihumure ahabwe ihumure, uwarugiye kwiyahura ntiyahure, ntiyigirire nabi, kuko Yesu ni umutunzi w'imbabazi nyinshi. Tubisabye twizeye kubw'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana y'ukuri komeza kunyobora, uracishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, mwami kubona gufi bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira y'intungane, nawe yemeye kujyana ndetse no kunyobora neza, amesha no kwijimira vuba mu mahoro ye. Ubu urugendo mfite
nanjye nkwiye kujyayo, kandi umunsi nzaba ngeze nzamuhimbaza ibyishimo, nzanezezwa nuko iwe wanguza amaraso. Imana ishimwe cyane. Yesu ari ndi kubabwira amwe mu magambo yasize abwiye abigishwa, ariko hari n'ikindi yababwiye gikomeye. Yarababwiye ngo nta kizaba ntamenyesheje intore zanjye. Ikintu cyose kizajya kijya kuba, donc mu yandi magambo, abanjye, uwo ni Yesu, abe yaravuze ngo abanjye nzajya mbamenera ku mabanga y'isi, ariko noneho mbibabwire nkoresheje imbaraga mvajuru z'Imana. Mu yandi magambo, abera bariho, ariko ntibariho nk'abadafite amakuru y'ibyiringiro by'ubuzima n'iby'iteka ryose. Kubera iki? Yababwiye andi magambo, arababwira ngo ningera kwa data nzabavuganira. Agezeyo aravuga ngo data, singusabye ko ubakura mu isi, ahubwo ubarindire mu isi. Kubera iki? Kuko isi yayinyuzemo abona ibiyibamo, abona ni ibintu bikomeye, abona abantu turagoye, abo yazuriye abana, abo yagaburiye akoresheje amafi 5 n'imigati 5, abo yahaye ubuzima, abo yahaye kuba